ubundi nicyo cyitwa kwizera. Apana bikore nkwizere, ahubwo ndaje urabikora. Apana bimpe nkumenye, ndaje uzabimpa. Uzasanga umuntu uri kuvuga ngo Mana bikore kugira ngo wiyubahishe. Ni ukuri kw'Imana, Imana irubashywe bitabaye. Simbihakanye ntimunyumve nabi, ibyo wakoreye umuntu wari ubihaye Imana. Ariko se ubwo iyaba ari Imana yaje ikabyiyakirira, wari kuyibirutsa. Iyo kuyibirutsa ntabwo ari gutera kabiri. Yiza kuba ari Imana yabyiyakiririye. None utekereza urusaku uvuza atari yo yabyiyakiririye. Byaranyuze mu biganza by'undi muntu. Ni ukuri pe byayigezeho. Noneho wowe se wayitengushye, ari wowe wiyakiririye ibyo yaguhaye. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba. Amen. Nimugira amahoro y'Imana aturuka ku Mana. Amahoro Imana itanga atandukanye n'amahoro umwana w'umuntu yaguha. Kuko amahoro Imana itanga ni amahoro azana ihumure mu mutima kandi rigwiriye. Ayo niyo mbifurije. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti. Amen. Aniseti ubahaye ikaze. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi mu mahoro mutwifurije namwe asage mu mitima yanyu. Hari abantu tumaranye iminsi ku ijwi ry'umukanguzi, ariko niba utarakora subscribe ni igihombo gikomeye. Ubwo nta kintu waba warungutse, ariko niba warungutse reka tugusaba ukore subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ku ijwi ry'umukanguzi ujye ubasha kumenya icyo Imana idushaka mu minsi nk'iyi ngiyi. Iyo tugenjuje ibihe tukabigenzuza ijambo ry'Imana, dusanga tugeze ku mugoroba w'isi, kuko na Kristo aravuze ngo muhore munyiteguye kuko ntabwo muzi umunsi n'igihe nzaziraho. Ushobora kuba uje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, reka tugusabe ukore subscribe. Ntibihagije ubutumwa wumvishe kandi bwakunyuze ubusangiza abandi kugira ngo twese dufatane mu maboko muri urugendo rujya mu ijuru. Hanyuma reka mbasabe aho muri mutegura imitima. Iyo tuvuze gutegura umutima ni ukwibuza ibyatuma tujya kure mu ntekerezo tugahusha intego y'Imana muri twe. Reka tubasabe mutegura imitima, hanyuma dusabe mwene data Aniseti atuyobore mu isengesho. Murakoze. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uri data wa twese. Tugushimiye umuzuko wawe wera watuzuye tubaho turi bazima. Wadukuye mu bari bapfuye, uduha kuba baraganwa na Kristo. Iyo ni intsinzi watwihereye mu biganza. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mwanya Mwami ducishijwe bugufi n'imbaraga z'ukuboko kwawe, ducishijwe bugufi n'amaraso yawe kugira ngo tukuramye, kugira ngo tuguhe icyubahiro. Ducishijwe bugufi nuko ari we Mana isumba byose. Izina ryawe rihimbazwe. Ibyo biducishije bugufi ko ari wowe wari umwami, ukemera kwambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata, ugapfa urupfu rw'ibivume rw'agashinyaguro kugira ngo turonke utubone. Turagushimiye. Nta wundi wari ufite imbabazi, nta wundi wari kubikora. Si ibitambo twari gutamba, si umutambyi twari kubona, si umuvugizi wari kutuvugira. Ibyo warabyibwirije kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka. None ubwo ibyo wabikoze gutyo, ibwirize n'ibindi kuri twe. Utugirire neza kuruta uko imitima yacu ibyiteze, kuko tuzi ko turabaraganwa na Kristo kubw'isezerano. Tuzambikwa amababa tukaguruka igitondo kimwe tugasanganira Kristo ku bicu. Uyu mwanya ndagusabye kugira ngo imbaraga zadusiga zinaha, imbaraga zadukundisha inaha, imbaraga zatuma Mwami imitima yacu yubaka ku rufatiro rutari urwanyarwo, uzikureho, uzirimbure ndetse uzice pe mu izina ryawe. Tugirire neza Mwami. Buri muntu umucira akanzu hamwe n'ibitugerageza. Uwabuze hepfo na ruguru umuramburira ukuboko kw'ineza. Ukuboko kwawe kuracyaca inzira ku nyanja. Ukuboko kwawe kuracyazimya umuriro nk'uko wabikoze mu itanura ryo kwa Nebukadineza. Ukuboko kwawe kuracyazura abapfuye nk'uko wabikoze i Nayini. Kuracyakiza abarwayi nk'uko wabikoze kwa nyirabukwe ya Petero. Kuracyakora ibitangaza. Uri Imana ikibwira ibikomeye kuri twe. Niyo mpamvu ijambo ryawe ritubwira ngo nturagakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. None ubwo uri Imana yacu, natwe turi abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka twitege imirimo myiza yawe kubw'ubuntu bwawe. Umuntu twumvishe mu gitondo uyu munsi umubere mushya
umuntu twumvishe nimugoroba iri joro rimubere rishya, twumvishe ku manywa aya masaha mubere mashya, buri muntu wese umuha impinduka ziturutse mu kuboko kwiza kwawe. Dusenze kubw'umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose, amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Anise, uyu Marcel mubana mukirirwana mukagendana rimwe na rimwe mukanasangira? Yego. Uyu nguyu nyine urimo ureba? Yego. Hazabaho igihe kimwe, niko mbyemera, uyu mubiri wanjye uzapfa nzabora, hanyuma n'uyu mwuka uri kumva ntuzongera kuwumva, ariko nzi neza ko muri njye hazashibukamo undi muntu uzabana n'Imana. Amen. Ibyo nabyita ibyiringiro, byita kwizera. Marcel araraze ndabarahiye. Ibyo ndabyita ibyiringiro cyangwa ndabyita kwizera? Reka tuvuge ngo ni ibyiringiro duheshwa no kwizera. Kubera iki? Nuko tuzi ko hari abandi bapfuye kandi bakazuka. Tuzi ko hari abera bazutse. Yego. Ntubyemera se? Bazutse bakabonekera abantu i Yerusalemu, ariko kandi sibo dushingiyeho. Yego. Ibyo tubikura ku muzuko wa Kristo. Kandi bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Yego. Tubyite ibyiringiro bizanwa no kwizera. Kwizera. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ibyo byiringiro, ibyiringiro nabyo bimuhereza kwizera. Yego. Ni ubuhe buryo Aburahamu yakoresheje? Imana ibwira Aburahamu ntabwo Aburahamu first of all mbere yo kwiringira yarizeye. Yego. Kuko ubundi ibyiringiro ni ibintu biba bifite uruhare rw'ibiboneka. Yego. Kwizera bikaba mu ruhare rw'ibitaboneka. Noneho rero abantu babihuriza hamwe, hari n'indimi zibigira kimwe, ariko reka tuvuge ngo kwizera ibitaboneka nibyo kwizera gukomeye kuruta ukwizera ibigaragara. Ko Bibiliya iravuga ngo natwe ntitwita ku biboneka, twita ku bitaboneka, kuko ibigaragara ari iby'igihe gitoya. Noneho kandi mu bitaboneka by'Imana niho hari imbaraga z'ubushobozi bwayo bwinshi. Niko Bibiliya itubwira. Rero umuntu wiringiye cyangwa wizeye abikuye mu biboneka, ibyo kwizera birakora, ariko ntabwo ariyo suruse, ntabwo ariyo soko yo kwizera, si nayo soko yo kwiringira. Soko yo kwiringira ni mu bitaboneka. Yego. Aburahamu rero yizeye ashingiye ku bitaboneka. Reka nguhereze ubuhamya gatoya, ni gato cyane ngiye kubivugaho. Ubwo wenda muraza kumbwira icyo nakoresheje hagati yo kwizera no kwiringira ari iki. Rimwe ushobora kuza kumbwira ngo wenda wabwirwa n'iki niba ariyo yabivuze. Hari igihe negeze mbaho muri 2013, Imana isezeranya ibintu byiza. Reka mvuge ngo nyine kuko byakoresheje byanyuze mu kanwa k'umuhanuzi arabimbwira. Numva ibintu ambwiye, numva ni byiza, numva buracya mu gitondo mbibona. Bituma utwa nari narabitse kuri konti twose nturya, ndavuga reka nkureho umwanda kugira ngo ibyo Imana igiye kumpa mbona aho bijya. Kuva 2013 tugeze muri 2024. Ntabwo kwizera bituma twangiza ibyo dufite. Wowe icyo gihe wakoresheje amarangamutima. Reka mvuge ngo angana na capacity intellectuelle, buriya niko imitekerereze yari iri, ariko si Imana yari ivuze. Niba yari kubwiye ngo nzakugirira neza, ntabwo yari kubwiye ngo rya ibyo naguhaye. Yo yaravuze wumva nabi. Simpamije ko ariyo, sinanahakanye ko atariyo, kuko njye ntinya kuvuga buriya ngo ni umuhanuzi uvuze cyangwa ni Imana. Ibyo byombi ndabitinya. Sinzi niba ari Imana niba ari umuhanuzi, ariko uwavuze hagati aho ntabwo wakoze ibyo akubwiye. Niba yarakubwiye ngo ugiye kuguha amafaranga ntubyeruye, ntabwo tumenye ibyo ari byo, ntabwo yari kubwiye ngo ryayo ufite. Njye numvaga bihita biba. N'abantu badukurikiye nabo bakumva ko atari icyo wakoze se Imana yari kubwiye. Kimwe nuko Imana yaguha amafaranga aturutse mu yo wari ufite. Akabyara Imana ishobora kuguha amafaranga aturutse mu yo wari ufite, ariko wowe wariya yo wari ufite utegereza nde? Ubwo se urumva ahubwo utameze nk'umwafashe itaranto ukayitabika. Woweho warayitetse ntiwanayitabise, na nyirayiyaza ntiwari kuyimusubiza. Ntacyo nari kubona muha. Reka tuganire kwizera. Kwizera n'abigishwa babwiye Kristo baravuga ngo nyongerera kwizera. Yego. Ubundi kwizera ni iki?
ubundi hari ukwizera kw'imibereho yego hakaba kwizera kw'impano. Uko kwizera kubaho mu byiciro bitandukanye. yego hashobora kuba kwizera kubeshaho, hashobora kuba kwizera kurema, hashobora kuba kwizera guhindura amateka. Kwizera ushobora kubidevelopa mu buryo runaka yego bitandukanye, ariko reka mvuge ngo byose iyo biri oriente kuri Kristo birakora. yego rero icyo Imana idushakaho uyu mwanya, kwizera kongerwa ni ukwizera kw'impano. Birashoboka ko wampa amafaranga ukampa 500 nkabugana inyongeraho handi se nkisaba 1000. yego ariko kwizera kw'imibereho nta muntu ubaho igice, umuntu abaho yuzuye. Uko ni ukwizera kugomba kuba kuzuye. Kwizera kw'imibereho rero tuguhabwa n'impinduka nanone z'imibereho yacu, tukabaho ubuzima buhindutse. Ubuzima buhindutse tubwita ubuzima bwejejwe. Immediately umuntu ubayeho mu buzima bwejejwe ahabwa kwizera. Kwizera bikora iki? Bikonekta ubugingo n'umwuka, bigakonekta ubugingo n'umubiri. Kuko kwizera bihuza umubiri n'umwuka, bigahuza umwuka n'umubiri. Ubugingo buri aho kugira ngo umubiri ufate hano n'umwuka afate hano. Nicyo kwizera bikora. Noneho cyane cyane bibereyeho iki? Gutanga impinduka igaragaza ibyo twiringira. Yego. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma ni iki nakora kugira ngo mpabwe kwizera? Twarabivuze, kugira ngo umuntu yizere nuko yemera. Mbere yuko ushaka kwizera, ushaka kwizera nde? Ushaka kwizera iki? Uwizera umwana w'umuntu avumwe, ariko uwizera Kristo yakemera. Wemera imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Ni iyihe? Kristo yaratwitangiye, cyo ni kimwe. Kwitanga kwa Kristo birimo byinshi. Yababarijwe ibicumuro byacu, Yesaya yarabyanditse 5:3, aravuga ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, kandi imibyimba ye niyo dukirisha. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. None nitwizera ibyo, nitwemera ibyo, ibyo tukabyemera, ikimenyetso cy'uko twabyizeye ni uko tugira impinduka zabyo. Icyo kintu kirumvikana, ni uko duhabwa impinduka z'ibyo twemera. Ibyo mwumva mukabyemera, mubyizera. Nitubyizera rero turaba icyo Kristo yaharaniye, icyo yarwaniye, nicyo twebwe. Tuba tubaye supernatural, tuba tubaye ibiremwa bidasanzwe, tuba tugize ubwenge buruta uko bwatekerezwa marise, tuba tubaye abantu bari surnaturel. Twebwe dutekereza mu mwanya w'Imana, ko Bibiliya iravuga ngo dufata mpiri, niko Paulo yanditse, n'ibitekerezwa mu mitima, tukagomorora ibishaka kwishyira hejuru ngo birwanye Imana, tukakubita hasi. Izo ni imbaraga zihabwa abantu bizera. Kubera iki? Tuba duhawe umurage wari muri Kristo, kuko iyo wemeye igikorwa cy'umuntu ukora nkawe. Iyo ukoze nk'umuntu uba nkawe. Uzi ukuntu umuririmbyi yaririmbye, icyampa nkaba nkawe, akamineza ye, imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza bwe. Aranavuga ngo Yesu uzampe gutura mu ijuru. Kwizera bitwemeza ko tugira ubuturo tutarajyayo. Kubera iki? Nuko ibyo twemeye muri Kristo byaduhesheje imitekerereze ya Kristo muri twe. Iyo mitekerereze niyo twita ubugingo. Ubwo bugingo rero bukumbura mu ijuru, kuko nyirabwo, isoko yabwo ni hatuye. Kristo ari mu ijuru. Gukumbura ijuru rero ni ubugingo babukumbura ubundi, bukumbura iwabo, bukumbura gutaha bwo burahazi. Nta muntu ukunda icyo atarabona. Niki gituma dukunda Imana tutarayibonye? Iri muri twe. Iri muri twe. Amaso yo kwizera arayitwereka tukayibona. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo urugo rw'Imana ajya runyereka. Urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye, arume
wampishuriye. Kwizera bituma tubona urugo rw'Imana. Pawulo we yaranavuze ngo mureke mbaganirire ibiri muri rwo. Yego, mumenye ibyiza byayo. Ubwo muri make yarugezemo. Ntabwo yaganira ibiri muri rwo atabizi. Yego. Imana ishimwe. Kwizera rero iyo ndi kuvuga kwizera ni imibereho, ni ubuzima butangwa na Kristo, ariko kandi buzanwa nuko twemeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo tumwemeye rero turabihamya. Iyo tubihamije bitugiraho ingaruka, kuko ikintu umuntu avuga kimugiraho ingaruka, yaba nziza cyangwa mbi. Mbere najyaga numva abantu bavuga ngo gahanga wazize iki? Ngo nazize umunwa. Yego. Ni agahanga gafite amaso n'amazuru, ariko umunwa niwo ugakozeho. Niba umunwa ukora ku gahanga kandi utakwimuka ngo ugere hano, ubwo agahanga ntikakozweho n'umubiri w'umunwa, gakozweho n'iby'umunwa wavuze. Ni ukuvuga rero ngo ibyo twatura, ibyo twatuza akanwa biragaruka bikatwafekta. Yesu ari kumwe n'abigishwa, kwizera bigeranyije n'akantu gato. Yego. Akabuto ka sinapi. Urumva ni akantu gato. Yego. Ariko twebwe iyo dushaka kugira kwizera, twumva bimeze nk'aho biremereye imitima yacu, tukumva ni ikintu kinini. Mu by'ukuri abigishwa nyine babimubwira bumvaga ari ibintu biremereye no kubyakira, kuba muri uko kwizera. Ariko n'uyu munsi twumva ari ibintu biremereye kugera kuri uko kwizera. Mu by'ukuri hari ikintu umuntu yakora mwakivuze, ni ukwizera, ni ukwemera. Hanyuma uko kwemera kaduhereza uko kwizera. Marise, katworohereza aba bantu tugushe kuri iyi ntego. Kwizera kurarema. Amen. Kurema iki? Kwarema fiance, kwarema umugabo, kwarema umugore, kwarema urubyaro, kwarema imibereho. Ariko ni ukuhe kwizera? Ubundi ni igiki ushaka ko kikubaho? Mbere y'icyo ushaka ko kikubaho, banza utekereze ngo nabaye iki. Hari icyo uri cyo wagombaga guhinduka ukaba icyaremwe gishya. Niba warabaye icyaremwe gishya, ushobora kwizera ikintu runaka kikakubaho mu gihe ukiyoborwa n'ubwo bwami. Imana ishimwe. Umwami wizera niwo usohoza ibyo wizera. Abisubiramo. Umwami wizera niwe usohoza imirimo y'ibyo wowe wizera. Iyo tuvuze ngo kwizera kurarema, kwizera ni indese, kwizera ni iki? Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe banze, ni nawe ugusohoza. Ikintu gitangaje, abantu bizera ko ibintu biba badafite Kristo ubikora, akaba ari cyo kibazo, bikaba ikibazo. Abantu bakizera ko amasengesho akora. Ndababwiza ukuri, nta kintu na kimwe amasengesho y'umuntu wizera atakora. Amasengesho y'umuntu wizera, Marise, nta kintu na kimwe adakora. Yego. Kandi noneho uyu muntu wizera agomba kuba akiranutse. Bibiliya ivuga umumaro w'amasengesho ye. Beneda, ibi ni amahame, si amagambo ya miseti, si ay'abavugabutumwa. Bibiliya iravuga ngo amasengesho y'umukiranutsi, yego, ni umubavu. Buretse ni umubavu n'ibyo uhumurira neza Imana, ariko agira umumaro iyo asenganye umwete. Marise, dufite abantu bizera batagira umwete wo gusenga. Akaba yarizeye, ariko mu byo akora nta mwete. Kandi yizera. None ugasanga ari kubaza ngo ko bampanuriye bakambwira n'itariki, kuki ibi bintu bitabaye. Kandi gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Urakoze. Gusenga, ugira umwete wo gusenga. Hari abantu batajya baha Imana umwanya, ahubwo bagira umwete wo gusaba ibyo bashaka kubisaba Imana batigeze basabana n'Imana. Nibyo. Mu yandi magambo, ntibaba bari oriente ku Mana.
imana ntibiri direkite bayigira indirekite. Abantu banteze amatwi mu nyumve, ubu ndi kuvugana na Marcel direkite, wowe turi kuvugana direkite, ariko aba bantu baduteze amatwi ntabwo turi kuvugana nabo direkite, ni indirekite. Kubera iki? Nuko kugira ngo bo batubone birasaba ko binyura muri sikirini zabo, ariko we turi kumwe nta yindi sikirini, face to face. Ibyo bigereranywa n'iki? Umuntu uri gusaba inzu, umuntu uri gusaba umwana, umuntu uri gusaba imodoka, umuntu uri gusaba akazi, umuntu uri gusaba bya bindi byose muri gusaba mwizeye. Reka mbabwire ngo mwizeye, ariko se kwizera kwa nyako kubera iki? Uri kubwira Imana, uri kuyikuraho, mpereza umwana kugira ngo menye kuri Imana. Mu yandi magambo, ntufite guhamya ko hari Imana wizeye, ahubwo ufite icyo Imana yakora kugira ngo ujye wahamya. Kandi Imana yaguhaye ni Imana, itanaguhaye ni Imana. Kwizera kwawe rero, impamvu kudakora ni uko uri kugira urufatiro Imana kugira ngo wizere. Uri kugira urufatiro rwo kwizera kwawe, uri kubigira akazi. Urufatiro rwo kwizera kwawe uri kurugira inzu. Urufatiro rwo kwizera kwawe uri kurugira imodokari, diplome, uri kubigira visa. Urufatiro rwo kwizera kwawe uri kubigira gutsinda urubanza. No, urufatiro rwo kwizera ruriho ibyo dusaba mu kwizera bitaraza. Banza wizere uwo nguwo uri gusaba ibyo. Amen. 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 Urufatiro rwo kwizera ruriho umusore ataritwa umugabo. Urufatiro rwo kwizera ruriho ingumbi itarabyara. Urufatiro rwo kwizera ruriho umukene atarakira. Urufatiro rwo kwizera ruriho umutindi ataratunga, impumyi itarareba. Urufatiro rwo kwizera ruriho Imana ishimwe, uruzi inyanja itukura itaracikamo kabiri. Urufatiro rwo kwizera ruriho. Ibyo byose bikorwa n'iyo twizera. Ibyo byose bikorwa n'iyo twizera, kuko twizeye. Luka igice Imana ishimwe. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ndatekereza ari igice cya 5, je pense que ari icya 5. Sorry, ni igice cya 2, mumbabarire. Igice cya 2. Ni igice cya 2. Igice cya 2 umurongo wa 45. Uretse gatoya. Murakoze. Ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Dusome dukurikije amategeko y'inyandiko. Kandi hahirwa uwizeye, hari hakitso. Kuko igice cya mbere umurongo wa 35 wa 45. Yego. Igice cya mbere umurongo wa 45. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Yego. Full stop. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe bizasohora. Ntabwo gusohora kw'ibyo mwabwiwe bizazanwa nuko mwizeye ko bizasohora. Ahubwo bizazanwa nuko mwizeye uzabisohoza. Kandi hahirwa uwizeye. Kuko uyu uri kuvugwa ni Mariya na Elizabeth. Aha nusoma umutwe w'ijambo, Gabriel abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Igice cya mbere
cya Luka. yego. Mariya na Elizabeth barahuye. Elizabeth aravuga ngo ibi ndabigenza nte ko nyina w'umwami wanjye angendereye. Umwana ntaranacura mu nda ya Mariya, ariko Elizabeth arabyumvisha. Basohuzanyije abana babyina mu nda n'uwa Kristo. ngira ngo nta n'icyumweru cyari kishize. Ntacyo. Noneho tuganire. Aravuga ngo hahirwa uwizeye. Kwizera yavugaga ni ukuhe? Ni ukwizera kwabahinduye. Bibiliya ivuga umukiranutsi Mariya. Mariya yari umukiranutsi wasengaga agasabana n'Imana amasengesho atabwirijwe n'amategeko, atarayimigenzo. Mariya yari umuziranenge, niko Bibiliya ivuga, na Korani niko ivuga, yari isugi itaragira icyaha na kimwe. Marayika araza aramubwira ngo uzasama inda y'umwuka. Aravuga ngo bishoboka bite? Ntabwo yizeye ibyo abwiwe, ariko asanzwe ari umwizera, we yemera Imana. Ndagira ngo iki kintu mu cyumve. Zakariya wagiye ku gicaniro gutamba asanzwe yizera. Marayika aramubwiye ngo Elizabeth azasama inda. Aravuga ngo hoya, ntibishoboka. Ntago abyizeye. Kutizera ibyo ntibimukuye ko ari umwizera. Asanzwe yizera Imana. Mu nyumve, Imana ishimwe. Sinzi niba mu nyumve. Zakariya ntiyizeye ubuhanuzi, ariko Imana bavuze ko izabikora yarayizera. Nibyo. Mariya ntiyizeye ibyo marayika amubwiye, kandi bari kumwe. Aravuze ngo byashoboka biteze ko ndisugi. Mu yandi magambo, ibyo uri kuvuga ntibyaba. Ariko kuko Mariya niyo atizeye ibyo ngo bizaba, wasanzwe yizeye Imana izakora ibyo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Abantu bizera imirimo izaba, ntibizera amaboko azayikora. Mu gihe Mariya yizeye amaboko azakora, akareka imirimo. Nicyo kinyuranye. Mu gihe Simiyoni yizeye Imana ikora, akareka ibyo ikora. Kuko rero wizeye ibyo, waba ubitekereza waba utabitekereza, Imana izabikora. Hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana izabikora. Imana ishimwe. Nibyo. None abantu bizera ko bazabona inzu, batizera amaboko azatanga inzu. Urumva barasimbutse. Bo bizera imirimo, bizeye imirimo, ariko uzabibahereza ntibizera uzabahereza. None bagumanya amasezerano, batakaza yabasezeranije. Nuko abantu bizeye, ariko nta naho bazahurira nabyo. Nyine ubisezeranya ntawe bafite. Nuko ujya gutegera indege kuri RBC, nkagutira nyura hano. Nuko ujya guhagarara kuri RBC, hamwe mwita kuri arete, ukahagarara kaguti ntegereje indege. Niyo waba ufite tike y'indege, indege ntizaza kugufataho. Ntabwo izaza. Niyo mpamvu mbabwiye ngo niba mufite amasezerano mutakibana n'iyabasezeranyije, nimurekure amasezerano mufatiye abasezeranije, yizabisohoza. Niyo mwatakaza ibyasezeranijwe, Imana yirahari izabisohoza. Abantu twizera nabi koko, ndabibonye. Niyo mpamvu wumva umuntu akubwiye ngo njyewe narizeye ngo ndenza akabuto ka sinapi. Nibyo, ariko wari wizeye imirimo, ntiwari wizeye izakora. Nibyo. Njyewe narizeye ko nzabyara. Deja wizeye umwana, ntabwo wizeye Imana izatanga urubyaro. Mu yandi magambo, ibyo wowe wizeye nirwo rufatiro rwawe rwo kwizera. Ubwo Imana irangana n'icyo gikorwa. Kugira ngo rero Imana itagereranwa n'ibikorwa mwakorewe, Imana itagereranwa na biro wicayemo. Yizere biro ihari itanahari. Ndiguha biro, uzaba ufite amashimwe muri iyo biro, ariko igitangaza gikomeye ni Imana. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubw'ubutunzi bukomeye bwo kuronka Kristo. Mumbabarire mu nyumve, niba Pawulo avuze ngo ibyarindamu nabihinduye igihombo kubw'ubutunzi bukomeye bwo kuronka Kristo, wowe ukavuga ngo kugira ngo nemere ko Kristo ari umwami nuko ndonka ubutunzi bukomeye ampaye. Abandi barizeye bagata bakarekura, bakanyagwa, bagakurwa mu byabo kubwo kwizera. Wowe uvuga ko kwizera ari ukuba mu byawe, mu gihe bidahari, ntabwo uri umwizera.
Imana rero ntishaka ko urufatiro rwo kwizera kwacu ruba ibyo twayisabye. Irashaka ko urufatiro rwo kwizera kwacu ruba ko Imana ariyo kwizerwa. Hari akantu numvishemo, mise nsanga hari igihe umuntu abaho mu ruzerero kubwo gusenga nabi, kuko ibintu byose bigira umumaro nk'uko mutubwiye iyo umuntu asenganye umwete. Yego. Ku ruhande rw'umubiri uyu muntu azabaho nabi. Yego. Kuko yasenze ariko ntabwo yagize asenga no mu buryo bw'umwuka rega. No mu buryo bw'umwuka nabwo ubuzima ntibuzabaho bw'umwuka. Kuko uyu muntu azabaho mu buzima bwo kuzerera, kuko hari ibyo ashaka ariko amaboko azabitanga. Yego. Ntago yemera. N'imirimo yayo ntiri kuri wowe. Ntiwemera imirimo y'amaboko y'Imana. Niyo mpamvu kugira ngo uvuge ko Imana ari Imana, uzasanga umuntu uri kuvuga ngo Mana bikore kugira ngo wiyubahishe. Ni ukuri ko Imana irubashywe bitabaye. Ntabwo ari cyo gisobanuro cy'uko Imana ari Imana. Byabaye niyo, bitabaye niyo. Uzasanga abantu basenga bakurira igiti uti uwite, sindi mu isi sindi no mu ijuru, ndaje ngo duhurire hagati. Umva ubwenge n'izina ry'Imana. Uba arumva ari mu giti, uba arumva ari hagati. Ubwo agiye mu ndege yavuga ati noneho ubu ndi umuturanyi wawe. Yahita avuga ati ubu turaturanye. Ageze mu cyogajoro yavuga ati nubatse mu marembo y'iwawe. Noneho muri make reka tuvuge ko hariho n'ukwizera gupfuye rero. None se Marise, kwizera kose kungana n'amarangamutima yacu kwicwa n'imitekerereze dufite. Ubwo nta buzima gufite. Kwicwa n'imitekerereze dufite. Ni mwizere Imana. Yesu yaravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Yego. Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Uzi abantu batizera, muzi ngo ibihugu biba mu ntambara. Bo ntabwo niyo yabatuye mu gihugu kirimo intambara, we ntabwo abakibamo, ahubwo intambara ibituye muri we. Umuntu wese utizera agira intambara ibera muri we. Hari umugabo wigeze yapositinga akantu aransetsa kuri status yiwe, aravuga ngo mu mutwe ndumva harimo igiterane. N'umuntu utizera agira ikoraniro, umutima we umeze nk'isenga ry'inyamaswa. Umuntu utizera rero hari ibyo atarekura. Ndatanga urugero rumeze gutya. Aburahamu yizera Imana, yizeye amaboko y'Imana, ariko n'Imana ubwayo yarayizera. Noneho uremera ko Aburahamu yizera. Marise ntabwo yari yizeye amaboko y'Imana, kuko imuhamagara nta kintu na kimwe Imana yamukoreye. Yego. Imuhamagara ni igiki yamukoreye? Yaramubwiye ngo genda ujye mu gihugu nzakwereka. Nta gitangaza na kimwe ikoze kugira ngo amenye ko ari yo. Yego. Nta na kimwe ikoze kugira ngo Aburahamu amenye ko ari Imana. Wiramubwiye ngo haguruka, aravuga ngo niyo, aragenda. Ibyo ubwabyo byatumye abasogokuru wabizera. Kubwo kwizera. Noneho Bibiliya iragarutse iravuze ngo kwizera byamuhwanirije no gukiranuka. Niyo mpamvu uzasanga, ntabwo nzi neza, sinakoze iryo janisha ngo ndebe ari kangahe ku ijana, ariko 98% ku ijana Imana yagiye ihamagara abadakijijwe. Yego. Bakwizera bikabahindukiramo agakiza. Aburahamu yahamagawe abacuruzi bigirwamana. Nta gakiza yari afite. Ntabwo yari akijijwe. Kwizera bimuhanira no gukiranuka. Mose ahamagarwa, nawe nta gakiza. Imana yamusanze afite n'amaraso, amaze kwica rwose. Yari yarishe umunyegiputa iramubwira ngo kwetura inkweto. Imubwiye kugenda arahaguruka aragenda. Uko kwemera gusa Imana itarakora, ukemera ngo ningenda irabikora. Ubundi nicyo cyitwa kwizera. Apana bikore nkwizere, ahubwo ndaje urabikora. Yego. Apana bimpe nkumenye, ndaje uzabimpa. Yego. Urumva? Abantu badukurikiye, uku kwizera niko kwizera. Imana ishimwe. Yego. Undi tuvuge nde wundi? Tubonye Aburahamu uhamagawe ati nawe ari umunyabyaha. Umugabo witwa Elisa yari ari mu murima ari guhinga. Eliya amunyuzeho amukozaho umwitero, aramubwira ngo reka njye gusezera abo mu rugo. Nta kindi gitangaza cyari kibaye. Yamukojejeho umwitero gusa ahita yumva ijwi ry'umuhamagaro rimubwira ngo kurikira umukozi w'Imana Eliya. Ntituzi iki Imana yavuganye nawe, na Eliya ntazi ikintu Imana yavuganye na Elisa. Yona we bimeze bite? Yona ntabwo yahamagawe
ubundi umuhamagaro wa Yona wari uri mu buzima bushaririye. Yona Imana imutumye aravuga ngo ndajyayo ndabizi. Yona kutajyayo ntabwo ari ukutizera Imana. We yaravuze ngo nimvayo n'ubundi urabababarira. Bababarire mbere yuko njyayo. Nawe yari asanzwe yizera imbabazi z'Imana agiye i Nineve. Yaragiye Nineve kandi bica abahanuzi aravuga ngo ndabizi n'ubundi bababariye hariyo ibihanga by'abahanuzi bapfuye. Wabababariye mbere yuko njyayo n'ubundi nanjye batanyica n'ubundi ukabababarira kugira imbabazi nyinshi. Nicyo yashakaga. Ariko ageze mu nda y'urufi yashimiye Imana ko yongeye kubona urusengero rwera kandi ari mu nda y'ikuzimu. Ndagira ngo munyumve, ifi yamize Yona ari mu nda y'ifi, ariko muri Yona harimo Imana. Nawe uri mu bibazo, ariko se muri wowe ho harimo iki? Yona yari afite kwizera ari mu nda y'urufi kazongera Imana ishimwe. Musome igitabo cya Yona, yaravuze ngo ndagushimiye ko nzongera kureba mu rusengero rwera. Kubera iki? Yona ari mu nda y'ifi, ariko muri Yona Imana iri muri we. Mu yandi magambo, ifi yamize Yona, Yona yaramize Imana. None wowe ikibazo ko cyakumize muri wowe haba mwiki? Ikikurimo nicyo gikora. Paulo yarabivuze gatatu Abefeso 20, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dusaba, ibyo dutekereza, uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ikora niri muri wowe, ntabwo ari iri mu byo wayisabye. Muri wowe hari mwiki? Banza wizere. Kwizera gukora. Mose yageze ku nyanja itukura, avuza induru iravuga ngo ni iki gitumye utaka? Ko ufite inkoni, ko nsanzwe ngendana nawe, ni iki gitumye utaka? Tuvugisha ukuri, Yesu niko yanabajije. Yaravuze ngo muriganyira mukiyungura iki? Bantu mudukurikirana ku ijwi ry'umukanguzi, umuntu agiye atakishwa n'ibibazo afite, sinazigera mbabwiriza ubutumwa bwiza na rimwe. Najya mpora mboroga ngacana kamera ndapfuye kandi nkababwira ibibazo mfite, mukanabyumva mukangirira impuhwe. Ariko mu by'ukuri dufite Kristo uruta ibibazo, dufite Imana iruta ibibazo. Noneho iyo twizeye byakoreka bitakoreka tuba dufite amahoro. Imana ishimwe. Umuntu ufite kwizera gupfuye, ku rundi ruhande biragaruka bikabyara ingaruka zitari nziza, uwo muntu akaba igitutsi. Nawe ugatuka Imana. Agatuka Imana kuko abazi ngo ibyo wambwiye ntiwabikoze. Mu yandi magambo urukundo rwe n'Imana ni iby'Imana izakora, ariko ibyo yakoze nta nabitekereza namwe. Kandi noneho uyu mwanya, ishema, ishimwe, icyubahiro tugomba Imana kiri ku mirimo yabaye kuruta izabo. Ndababwiza ukuri, ni Imana itakongera kugira icyo ikorera umwana w'umuntu none. Ibyo yakoze birahagije ngo tubone ko Imana ari Imana y'urukundo. Ni ukuvuga ngo rero ibizaza bigiye kutwibagiza ibyabaye. Imana. Reka mbwire bene data turi kumwe muri iki kiganiro, mu by'ukuri hari ibyo wari wizeye ntibyaba. Reka mbivuge gutyo. Ariko se wabyizeye mu buhe buryo? Wowe ni ukuhe kwizera? Wowe wari wizeye amaboko, ariko se nyirayo mwari mubanye muti? Tuvugisha ukuri, hari umuntu ukubwira ngo narizeye nta cyaha mfite, nibyo, ariko si byo wizeye mwari mwabivuganyeho n'Imana. Imana ishobora kukubwira ngo jya i Butare, kakatisha tike y'Icyangugu ukagera i Butare ukanahanyura. Reka tubyemeraneho ko wageze aho wari ugiye, urangije uraharenga, ujya gusabira igeno ry'Imana ryari kubera i Butare, urisabira ku Gikongoro ngo nuko wanyuze i Butare. Wanyuze i Butare? Uti Butare narahaciye Mana. Ariko umuntu aragoye. Uti narahanyuze. Umuntu aragoye ni ukuri. Uzi umuntu ujya kwishyuza Imana akayishyuza n'ibyo yagemuriye undi, kabwira uti Mana ibuka ya sorori. Ibyo byibuke Mana. Kandi ibyo narifite byonyine. Umbabarire umbwire, hari ibyo twishyuza Imana n'ibyo twakoreye abandi, kandi koko twabihaye Imana. Ni ukuri pe, simbihakanye ntimunyumve nabi, ibyo wakoreye umuntu wari ubihaye Imana. Ariko si ubwo iyaba ari Imana yaje ikabyiyakirira, wari kuyibirutsa. Ntabwo ari gutera kabiri. Yiza kuba ari Imana yabyiyakiririye. None utekereza urusaku uvuza atari yo yabyiyakiririye, byaranyuze mu biganza by'undi muntu. Ni ukuri pe, byayigezeho. Noneho wowe se wayitengushye, ari wowe wiyakiririye ibyo yaguhaye.
ni kwa kwizera gupfuye n'ubundi ngende bugarukeho ko wowe yabiguhaye ukabyiyakirira ni wowe ntibyanyuze ahandi byaje bivuye ku Uwiteka irakubwira atakira wowe ko wayitengushye ari we wabyiyakiririye tuganire bene data mwe gushaka Imana mu buryo buri pozitifu Imana ni Imana wisimbuka uzi kujya kwishyuza hari igihe nigeze nsoma Bibiliya ndaseka Bibiliya iravuga ngo umuntu akiranutse ntacyo ahaye Imana anakiraniwe ntacyo ayinyaze kwizera kwawe ntabwo ari ugufasha Imana n'imirimo wakoze ntabwo wari uri kuyifasha ntabwo ari uko ntose urayifasha nk'iki nabonye hari abantu muri comment y'ikiganiro kimwe kuri ca nimwe hari umuntu wanyoherereje link bari bashyizeho ni umuntu wari wanditse ngo yambonye mu miduha ndi kunywa inzoga wowe njyewe nayinyweye nta nicyo byantwara ku muntu kuvuga ngo yambonye namwihisha none se ubundi wagize ngo icyatuma ntayinywa ni ukubera abantu ntayo nshoboye sinanayemera yigeze inakoza ababyeyi banjye isoni nangana nayo urunuka noneho umuntu aravuga ngo mwisabye umukozi w'Imana undi arabaza ngo ayikorera iki ntabwo dukorera Imana nk'Imana yananiwe gukora tuyikorera nk'Imana yadukoresheje ibyo ishaka ko dukora Imana ishimwe niko umuririmbyi yaririmbye niba tuyikoresheje ibyo yadushoboje gukora kugira ngo duhabwe amakamba yo kwemera kuyikorera gusa ayo makamba niyo ishaka kuduha iravuze iti reka mbaha amakamba ariko nibabyemera nibemera ko bankorera ndabashoboza kunkorera nimbashoboza nzabaha amakamba y'uko banyemereye noneho utumye ndibuka kuri wa muririmbyi waririmbye ngo hataboneka muri mwe uvuga kwa naniwe udushoboza ni Kristo nuko niwe udushoboza nyine udushoboza ntuvuge ko unaniwe udushoboza arahari niwe na Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpereza imbaraga niba unaniwe ni imbaraga za Kristo ubuze ntabwo ari uko ari umubiri w'inyantege nke ni imbaraga za Kristo udafite kandi kiri gutuma izo mbaraga utazigira nuko gukomera kwawe biri mu mirimo wari utegereje kuruta imirimo Imana yakoze bigutera gucogora bakundwa nshuti z'umusaraba Imana ishimwe Imana niyo kwizerwa Imana niyo kwizerwa Aniseti nari Imana niyo kwizerwa Naburaye niyo kwizerwa ndi mu bukode niyo kwizerwa ndi muri priyave niyo kwizerwa ndi hanze Imana niyo kwizerwa abigishwa batawe hanze sibo gusa Mariya yabuze aho aryama abura aho arambika umusaya abura aho abyarira ajya mu kiraro Imana iguma ariyo kwizerwa niba ibyo byarabaye kuri Kristo bene data namwe nimukomere ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo yabashije kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose Imana ishimwe bene data mwe kwihebeshwa n'iminsi murimo nibyo muri mu minsi ariko Imana mwizera nayo iri murimo reka mbabwire ngo Farawo akurikira Abisiraheli yari ari inyuma yabo imisozi iri iburyo n'ibumoso inyanja iri imbere ariko mu Bisiraheli niho Imana yari iri hari ibigukurikiye ariko ntibiri muri wowe hari ibikurwanya bitari muri wowe ikurwanirira iri muri wowe Baramu yabwiye Baraki ngo iri muri bo n'intwari mu ntambara Imana ishimwe Imana iri muri twebwe izakora ukuroga ntaba muri wowe kurwanya ntaba muri wowe ibisitaza ntibiba muri wowe dayimoni baguterereza ntiziba muri wowe ubuturo bwazo si muri wowe ituye muri wowe ituye muri wowe amen ituye muri wowe niyo yahaye Yabesi icyubahiro ituye muri wowe niyo yagaruye ubutware bwa Yefuta niyo yagabiye Gidiyoni kunesha ituye muri wowe niyo yaciye inzira ku nyanja humura Imana niyo kwizerwa imva zirangaye zimiza abantu bapfa Imana niyo kwizerwa niyo ihamagara upfuye akazuka Imana yo kwizerwa niyo yahaye Hana kubyara yo kwizerwa niyo yazimije umuriro mu nyanja itukura niyo yazimije umuriro kwa Nebukadineza mu nyanja ihaca inzira Imana yo kwizerwa niyo Mana yahaye Aburahamu kubyara Isaka ni Imana yo kwizerwa iduha gukandagira urupfu ruhari itunyuza mu nkota z'abagome bahari Imana yo kwizerwa Israeli mbonye yaravuze ngo ishingura amacumu
Imana ishimwe ikimira abanzi shingura y'amacumu haleluya mu bibanza byacu shingura amacumu tukubaka Imana ishimwe amen ivumura imirima tugahinga tukeza bene data Imana niyo kwizerwa umubiri waboze kanseri irimo Imana niyo kwizerwa Imana niyo kwizerwa Imana ishimwe mugabo yagiye Imana niyo kwizerwa amen Imana niyo kwizerwa Imana niyo kwizerwa Imana twiringira niyo kwizerwa yabikora itabikora niyo kwizerwa ariko mureke mbabwire ikibahumuriza ntabwo Imana izabibima ntacyo upfa nayo ntizabikwima ntizabyirira ntibyayinaniye Imana izabikorera kwihesha icyubahiro Imana niyo kwizera Imana niyo kwizera unyizera naho yaba yarapfuye kwa kwizera azongera abeho Imana ishimwe kugira ngo mwumve imbaraga zo kwizera Imana ntizahamagara Mariseli ngo Mariseli yitabe zahamagara kwizera kwa Mariseli kuri muri nge kuzamuka kwizera kubwire Mariseli ngo ngera ubeho Imana ishimwe jambo ryarambwiye ngo niyo waba warapfuye uzongera ubeho ko nukwizera Imana izavugana nako umubiri waraboze amagufwa yaragiye byiyumviro bisinzire bitakibaho yongera ivuge yavuganye na Sara yavuga kwizera Imana yavuganye na Sara inda yacuze irongera iba nk'iy'umukobwa arasama Imana yavuganye na Mariya inda itarigeze ibona intangangabo irasama irabyara kwizera kwavuganye n'inyanja Bibiliya iravuga ngo umwuka wo mu mazuru y'Uwiteka 15 kuva 8 ngo wahushye amazi yatembaga yema nk'ikirundi imuhengere muri nyina w'inyanja haravuga iyo ni Imana twizera Imana ishimwe ni nayo tubikiye ubwami turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro ni ukuri reka nkubaze wowe mwene data turi kumwe muri iki kiganiro ukwizera ukoresha n'ukuri yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose harimo ibigukubiranye nonaha harimo ibikumazeho igihe harimo n'ibyo Satani yateguye byose bishize hariho guhimbaza Imana ishimwe hindukira uruhande rw'ibyari biguteye ubwoba ubibwire ngo mfite Imana ishimwe vugana n'ubwo burwayi vugane n'iyi minsi vugane n'icyo kibazo vugana na situation vugana n'amakuba vugana n'uwo musozi gira ibyo uvugana nabyo ubihe ubuhamya bw'Imana iri muri wowe amen Mana turagushimiye tugushimiye impinduka zibonetse nonaha tugushimiye impinduka ukoze nonaha izina ryawe nirihimbazwe twebwe ntabwo twizera uko bikwiriye kandi n'umutima uhagaze ujya ujugunya amahoro yawe ariko uyu mwanya kuko Uwiteka ari we wiboneye ubuturo muri twe si twe tubonye ubuturo mu Mana Imana niyo ibonye ubuturo muri twebwe kugira ngo natwe tujye twayibamo Mana senya urufatiro rutari nyarwo ibyo abantu biringiye by'impfabusa bisenye kwizera kwawe kongere gutobore kududubize mu mitima y'abakwiringira Imana ishimwe umugabo witwa Zakariya yasohotse atizeye ko azabyara Yohana ariko Yohana yaravutse kubera ko Zakariya nubwo atari yizeye ko Yohana azavuka Zakariya yarakwizeye hari abantu bakwizeye batemera ko hari ibintu bizababaho nibatungurwe no kubona bibaye nibatungurwe n'amashimwe batungurwe n'ineza yawe umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo nabuzwa n'iki kuyiza aba byanyisunga nkayikoreza ayo maganya Imana ishimwe
Imana ishimwe, Amen. Imana ishimwe. Amen. Uko igitondo kigutungura usinziriye utazi uko bigenze, Hallelujah, uko utajya umenya uko bucya, hallelujah. ukabona birabaye burakeye Imana ishimwe, irabikoze, Imana ishimwe. ariko ubona impinduka zibaye ku buzima bwawe Imana mu ishimwe. izina rya Yesu. Amen. Uko utazi aho izuba rituruka, Hallelujah, uko utagenda kurasa ku izuba, hallelujah. Imana ikaritugenera. Imana ishimwe. Aba ariko Imana ikugenera umucyo w'ubuzima bwawe bwari buri mu Imana bwirabure. ishimwe. Peromandi hosano Hallelujah, rikatosa hallelujah. ene Maria. Imana ikugenere Urakoze, ibiruta ibyo urakoze, wizeye. urakoze, Umutima urakoze, wawe utungurwe urakoze, n'impinduka urakoze. z'imirimo y'ubumana Urakoze kongera guhembura mu izina umuntu rya w'imbere. Yesu. Umubiri Imana wawe ishimwe, utungurwe no Imana gukira, ishimwe. ubugingo bwawe Imana butungurwe ishimwe. n'imbaraga nshya mu Hallelujah, izina rya hallelujah. Yesu Kristo. Icyubahiro ni icyawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ishimwe. Urukiko rwitaba intsinzi y'urengana, urukiko rwitaba intsinzi y'urengana. Inzira Uwiteka kugeneye yitaba ibirenge byawe, umutima wawe ishimwe ryitabe akanwa kawe mu izina rya Yesu. Gisha ku munsi ukwiriye n'ibyawo byago gusa. Amen. Rambura ibiganza byawe wakire icyo usabye Imana Imana. ishimwe. Ibiganza byawe nibyongere byakire. Umunsi wari ubwirabure niwongere urimbishwe n'umucyo. Umubabaro nutungurwe n'ibyishimo, amarira yirukanwe n'ibitwenge, kugwa byirukanwe no kubyutswa, ubukene bwirukanwe no gutunga mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe nibisimburwe n'ibindi, kandi ibyiza bibe ibisimbura ibyari bihari mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mane baho umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.